Muraho neza. Nitwa Mutesi Claudine, nkaba ndi umuganga ukorera muri serivisi yita ku buzima bwo mu mutwe hano mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana nawe, ndagira ngo abanze bibwire. Banje kubasuhuza, nitwa Harerimana Leon Placide, mfatanya na Mutesi Claudine muri serivisi yita ku buzima bwo mu mutwe. Nkuko nari ntangiye mbibabwira rero, uyu munsi dushaka kuganira kuri kimwe mu bibazo byugarije ubuzima bwo mu mutwe: inzoga ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza uburyo iki kibazo gihangayikishije, reka tubanze dusobanukirwe uko imibare yabyo ihagaze mu gihugu cyacu. Tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka wa 2018, bigaragara ko nibura umuntu umwe n'ibice 6% bangana n'Abanyarwanda 208,000 bagaragaweho ibibazo byo mu mutwe bishingiye ku ikoreshwa ry'inzoga. Hanyuma bikagaragara ko abantu bagera ku bihumbi nibura 39,000 by'Abanyarwanda bingana na 0.3% bagaragaweho ibibazo byo mu mutwe bishingiye ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Noneho kandi tugarutse hano iwacu muri aya mezi 6 ashize, twakiriye abantu bagera kuri 608 bagannye serivisi yacu y'ubuzima bwo mu mutwe baje gushaka serivisi. Muri abo bantu 608 bigaragara ko abantu bagera kuri 36 bagaragaje ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bishingiye ku ikoreshwa ry'inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge. Ubundi bavuze ikiyobyabwenge twumva iki? Ikiyobyabwenge ni ikintu cyose cyinjira mu mubiri w'umuntu kigahindura imitekerereze ya muntu, kigahindura imikorere, imigirire n'imigenzereze yiwe. Icyo byamaze kuvuga ngo cyangwa kujya mu mubiri w'umuntu tukabona ko cyahindura imitekerereze yiwe, arabibaza batese kuki inzoga zemewe kandi zikaba ari ikiyobyabwenge. Inzoga iba ikiyobyabwenge igihe cyose umuntu yamaze kuba imbata yazo, zimuyobora, zishobora kumuhindura imitekerereze ye, zigahindura ibyo yari ateganije muri gahunda yari ateganije umunsi wo gukora. Icyo gihe inzoga zatangiye guhinduka ikiyobyabwenge. Kuki abantu bashobora guhitamo gukoresha ibiyobyabwenge? Hari impamvu zitandukanye zishobora abantu gukoresha ibiyobyabwenge, cyane cyane mu rubyiruko. Burya hari kugira amatsiko atuma ajya kumvaho uko bimeze. Ababikoresha kubera agahinda gakabije, ababikoresha kubera ko byabonetse mu gace barimo, akumva natabikoresha yabaye umuturage wasigaye inyuma y'abandi, bityo ugasanga yishuye mu biyobyabwenge. Hari n'ababijyamo ari ubuhungiro bw'ubuzima bubi barimo, hari n'ababijyamo kubera ikintu bita ikigare. Nk'uko nababwiye impamvu zishobora gutuma abantu bagana inzira yo kunywa ibiyobyabwenge, bose hamwe nk'uko bitandukanye bahuriye ku kuba hangirika imitekerereze n'ubwonko bwabo. Hari ingero z'ibiyobyabwenge bigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu gace duherereyemo. Nababwiriza zikurikira: hari urumogi rugira amazina atandukanye, aho barwita amazina basusigiriza kugira ngo n'abandi batamenya ko ariko bagiye kunywa. Hari ukurwita umuti, ubwoko bwo kungona n'andi mazina menshi bitewe n'agace abantu baherereyemo. Hari mayirungi, hari ibiyobyabwenge bitera, hari ibyo bita ice, ni ikiyobyabwenge gituruka mu bihugu biri byo muri Aziya. Iki kiyobyabwenge gikorwa muri laboratoire, kiba kimeze nka, bamwe bashobora kukitera, bashobora kukinywa, bashobora kukihumeka. Hari shisha, bamwe bazishisha bakagira shisha kibondo, ariko ntabwo shisha kibondo, ni shisha ni itabi banywa batumura. Hari icyo rero kiganje mu rubyiruko duherereyemo, cyane cyane icyo bita rwiziringa, kitumariye abana bacu abato cyane cyane bo ku ishuri. Gikunda kwitwa tansizozo kumva igifaransa, ariko kiba mu mirima yacu aho abana barya utubuto twacyo. Hari n'ibindi biyobyabwenge twavuga byinshi, ariko cyane cyane turebye n'inzoga z'inkorano. Za nzoga bazita amazina atandukanye, hari bareteta, hari umunurajipo, ukabona nk'umudamu arabikuriyemo kandi atari yaragambiriye. Hari rero umuntu aho umuntu avuga ngo ese witwa ndeko wabwo nduza aho nkuzi, kandi umugore basangiye kuko byamaze guhindura ubwenge bwe, uko twavuze mbere mu ntangiriro, ugasanga kimuhinduye imitekerereze yiwe.
hari amazina menshi atandukanye ya za nzoga z'inkorano, hari kanyanga, hari n'icyuma. N'inzoga nazo zijya ziba ibiyobyabwenge, igihe cyose umuntu ananiwe gukontorora, gucunga ingano y'ibiyobyabwenge anywa, bikaba bimuyobora aho kugira ngo biyobore. Icyo gihe cyose tuvuga ko cyabaye ikiyobyabwenge. Mu ngaruka rero z'ibiyobyabwenge nk'uko amaze kubibabwira, mwumvisemo hari ibiyobyabwenge bakoresha bijomba inshinge ndetse banazihererekanya. Mwumva ingaruka ziri kwinshi, habaho ingaruka ku mubiri muri rusange. Twavugamo ko muri uko kwitera inshinge, abantu bagurana inshinge, hashobora kuvamo indwara zandura nka sida cyangwa se indwara z'umwijima. Mu izindi ngaruka ku mubiri twavugamo indwara z'umutima ndetse indwara z'ubwonko ndetse n'imyakura. Hanyuma habaho n'ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Ingaruka ku buzima bwo mu mutwe rero, niba ubwonko bwamaze kwangirika, indwara zo mu mutwe ziba urusobe. Twavugamo abantu bakarushaho kugira agahinda gakabije ndetse hakavamo n'uburwayi bwo mu mutwe bweruye, bwa bundi bukabije bukunda kuboneka cyane ku bantu bavangavanga ibiyobyabwenge. Kandi byagaragaye ko umuntu ukoresha ibiyobyabwenge biragoye kugira ngo akoreshe ikiyobyabwenge kimwe. Twavugamo rero n'izindi ngaruka ku mibanire n'abandi. Mu mibanire n'abandi, umuntu ukoresha ibiyobyabwenge wamaze kuba imbata, yamaze gutakaza controle, ntabwo abana neza n'abaturanyi, ntabwo abana neza n'abavandimwe. Usanga akenshi ari wa muntu ushobora no kuba yakwiba ikintu cyaba gifitiye umumaro umuryango we kugira ngo ajye gushaka ikiyobyabwenge. Urumva umuntu bagomba guhora bakinze bavuga bati akantu nukarambika hasi aragatwara. Urumva imibanire ye n'abandi, sosiyete ntabwo imwakira neza, batangira kumushyira ku ruhande. Ni wa muntu uhora mu makimbirane n'abandi, urugomo rwa hato na hato, kubera yuko niba yataye controle ashobora kugira amahane, akaba yahohotera abantu, ndetse ugasanga ari kwisanga mu nzego z'ubutabera cyangwa inzego z'umutekano bya hato na hato kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Izo zose ni ingaruka zishobora kugaragara ku muntu ukoresha ibiyobyabwenge. By'umwihariko rero ntabwo navuga ingaruka z'ibiyobyabwenge unibagirwe ku bagore batwite. Abagore batwite, buriya umugore utwite iyo akoresha ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga ubwazo, izi nzoga tuzi zisanzwe za rufuro abantu bakunda gukoresha, zifitemo ubushobozi bwo guca mu ngobyi y'umwana. Aho ubundi umwana uri mu nda ya nyina, mu ngobyi nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora gupfa kuyinyuramo ngo gisange umwana. Ariko inzoga n'ibiyobyabwenge bifite ubwo bushobozi bwo gusanga umwana uri mu nda ya nyina bikamwangiza, bityo umwana akazavuka akavukana ingaruka zo kuba mama we yarakoresheje ibiyobyabwenge byararangije kumwangiza. Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Rero ese ni icyakwereka ko umuntu afata ibiyobyabwenge. Rimwe na rimwe ntabwo abantu bagaragaza ibimenyetso byo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa kubikoresha mu buryo bumwe n'igihe kimwe. Hari ibimenyetso bigenda bitandukana dushingiye ku ibiyobyabwenge bakoresheje. Urugero, umuntu wakoresheje urumogi, byenda kumera nka rikeri cyo twita icyuma, bagira ikintu cya confusion mentale, kumva badashobora kwibuka no guhuzagurika. Bagira ikintu cyo kubona amashusho abandi batabona, icyo bita hallucination mu Gifaransa, kumva amajwi, kumva imiterere, imimerere ye yahindutse, guhinduka uwo atari we, akumva yahindutse afande, akumva yahindutse dogiteri, akumva yahindutse umunyamakuru, mbese ukabona ko yihinduye undi. Muzanabona inshuro nyinshi mu muhanda biyambitse ibintu bimeze nk'iby'abasirikare, afite ikintu kimeze nk'imbunda, yikokinze, mbese imiterere n'imimerere ye yahindutse, mu bwonko bwe byahindutse. Hari ikintu utazabona, ashobora kugira ikibazo cya kubura ibitotsi, akajya arara akanuye, ashobora kwivugisha, kugenda mu muhanda yivugisha, ashobora guhunga abantu, ukabona social isolation, ntashaka kwegera n'abantu, ashaka kwigunga yihinduye ingungi. Ashobora no kugira ikindi cyihariye ushobora kuzamya mwese, wa muntu wambaye nabi ntakarabe, akumva isuku si ngombwa. Hari n'igera igihe agakuramo imyenda atutitaye mu uko ajya hejuru, abavuga ngo ese tuzavuga iki ko umuntu yambaye nabi cyangwa se ari iby'umujyi, ariko si umuntu wakuyemo ikariso agakuramo ipantaro agenda agaragaza ubwambure bwe, si ikintu kigamije ko ari uburwayi. Uzasanga akura imyenda yose akayambura akagenda
buri hari ukurwana akenda kubita abantu, hari no kubona abantu akabona atari abantu agakubita. Byose ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yakoresha ibiyobyabwenge, bityo tukaba twamuheraho tuvuga ngo uyu muntu twamwitaho. Ibimenyetso ni byinshi biratandukanye hashingiwe ku biyobyabwenge bakoresheje, ariko nubwo bitandukanye hari uburyo bwo gufashwa. Mukibaza muti rero ese umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ashobora kuba yahabwa ubufasha? Nanjye nabasubiza nti yego, birashoboka cyane, ariko mbere na mbere ikintu turagira ngo nsindagire ni uko umuntu uhabwa ubufasha ni umuntu wiyumvamo ubwo bushake. Ikintu cya mbere ni ukwiyumvamo ubushake bwo kuba wumva nyine koko ukeneye gufashwa, kuko iyo umuntu atifitemo ubwo bushake ngo yumve ko afite ikibazo akeneye ubufasha, ikintu wamukorera icyo ari cyo cyose nyine ntabwo yagiha agaciro, nta n'icyo mwageraho. Hanyuma rero mwebwe muri aha ngaha mumaze kumva ubu butumwa, murashishikarizwa abo bantu hari abo muba muzi mu baturanyi, hari n'igihe wakwisanga no mu rugo nawe umufite, cyangwa se nawe ubwawe ukaba wumvise ubu butumwa ukisanga uri muri abo bantu. Ukeneye rero kumva ko nawe wifitemo iyo gahunda yo kumva ukeneye gufashwa, ni ukugana inzego z'ubuzima zishobora kugufasha. Mu rugo rero igihe muri kumwe n'umuntu ukeneye ubwo bufasha, ikintu cya mbere kumwegera, kumuganiriza, kumwumva ukamufata nk'umuntu, kumuganiriza. Muri uko kumuganiriza ni naho uzamenya impamvu yamuteye gukoresha ibiyobyabwenge, ukamuganiriza akumva yuko ari umuntu nk'abandi. Byonyine iyo wabonye umuntu umwegera bituma yumva nawe ashobora kukwifungurira akakubwira, hanyuma noneho mukamugeza ku nzego z'ubuzima kugira ngo akomeze guhabwa ubufasha bwimbitse, azabashe gusohoka muri iryo koreshwa ry'ibiyobyabwenge. Kwa muganga rero, iyo ageze kwa muganga muri bwa bushake bwe ahabwa ubufasha butandukanye. Hari ubufasha bw'ibiganiro bivura, ibiganiro bifite intego bigamije gufasha umuntu, ndetse n'ubufasha bw'imiti bitewe n'ibimenyetso umuntu yaje agaragaza. Hanyuma rero ndetse rimwe na rimwe hari ushobora gusanga akeneye ibiganiro bifite intego gusa, bikaba byamufasha agasohoka mu biyobyabwenge, cyangwa se byose byombi, ubwo bufasha bwombi, ibiganiro n'imiti, tukaba twabihuza byose hamwe kubera uko umuntu ameze. Hanyuma mukibaza rero muti se kwa muganga yafashirizwa ni hehe? Abajyanama b'ubuzima ubwabo, ngira ngo murabizi ko muri buri mudugudu muri uru Rwanda dusangamo abajyanama b'ubuzima bagera kuri 4. ngira ngo abajyanama b'ubuzima amakuru y'ibanze y'icyo bashobora gufasha abantu bakoresha ibiyobyabwenge barayafite. Umujyanama w'ubuzima hari ubufasha bw'ibanze yashobora gutanga ku bigo nderabuzima byose muri iki gihugu cyacu. Habayo umukozi ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, naho hari ubufasha butangirwa ku kigo nderabuzima. Hanyuma noneho mu bitaro by'uturere byose naho ubufasha buratangwa, kuzamuka ukagera no mu bitaro bikuru nka CHK, kurinda ugera n'Indera. Hari n'ibindi bigo bigiye bifite umwihariko mu gufasha abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Sinzi niba mwari mubizi, hari ikigo cy'igihugu kiba i Huye cyitwa Isange, kiba i Huye, gifasha by'umwihariko, cyita gusa ku bantu bafite ibibazo byaturutse ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Abatari bakizi mu kimenye, ni ikigo cy'igihugu. Hari n'ikigo gishamikiye kuri Caraes Ndera kiba Kicukiro, Centre Icyizere, ndibwira ko abenshi murayumva, imaze igihe, nabo bafasha cyane abantu babaye imbata z'ibiyobyabwenge. Ndumva muri rusange ubufasha ahantu hose umuntu ashobora kubona ku buryo bworoshye. Ahasigaye rero ni ahacu. Mu gusoza rero, hari ubutumwa twifuzaga ko abantu basigarana mu mitwe yabo. Ikintu cya mbere ni ukumenya ko ubuzima bwacu bwose bushingiye ku buzima bwiza bwo mu mutwe. Udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, n'ibindi burya biba byapfuye. Niyo mpamvu tugomba gukora ibishoboka byose
tukabungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Hanyuma ikindi ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko hejuru y'ibiyobyabwenge tumaze kuvuga byangiza ubuzima bwo mu mutwe, hari izindi mpamvu nyinshi zitandukanye zishobora kwangiza ubuzima bwo mu mutwe, nazo tuzagenda tuzigarukaho mu biganiro bizakurikira. Hanyuma ikindi twashishikariza abantu ni ukumenya kubyaza umusaruro serivisi z'ubuvuzi zibegereye, bakazikoresha mu rwego rwo kwiyitaho kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ikindi twamenya ni ugufata mu nshingano bano bantu babazwe n'ibiyobyabwenge, abamaze kwivuza, abavuye wawa n'ahandi, tukabegera bakatwegera tukabashyira muri sosiyete nyarwanda tunababwira ko ari abantu nk'abandi. Murakoze, turabashimiye.